noneho wa mugabo rero ku buzima bwe yasaga nkaho atari umuntu uje kumwubaka, ahubwo yamusenyeye umutima, kuko bageze nta nubwo bakoze ubukwe, barishingiye. Avuga ko yari umunyamasengesho, we yavutse urutirigongo rwe dutuzuye, niko navuga, kuko wareberaga mu rutirigongo rwe ugahinguranya imbere. Hanyuma abaganga baramubwira bati umwana ntabwo avutse afite ubuzima bwiza bwatuma azakomeza kubaho, ntabwo azarenza ibyumweru 2, uyu mwana ntabwo azabaho. Gushyingurwa byari ikibazo, ise ntiyahagera, ariko mu magambo nashaka kukubwira, uwo mubyeyi yo muganira iyo atanga ubuhamya aravuga ngo ndicuza, yaje kuba desi. Umugabo yaramutaye, asigara bari abantu bo mu buzima buciriritse, asigara no kwishyura inzu ari ikibazo, kuko wenda bari bagiye mu nzu isa nk'iyisumbuyeho. Umugabo ashaka umugore, nawe kubera pressure cyangwa se no kumva atizeye umutekano wo kubyara, ashaka umugore ufite abandi bana 3 b'abakobwa, ajya gushaka muri urwo rugo. Hanyuma umugore nawe yamwakiriye ashaka ko azabyara umuhungu, ntiyamubyara, ahita babyarana umukobwa. Ndagusuje inshuti nanone mukunzi, ni Chantal TV Jo, ngende Uwimana Marie Chantal, ngo suhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza kumererwa neza, kandi nkwifuriza gukomera. Buri munsi tujya tubwira abantu ngo tubifuje gukomera. Hari abantu bambajije ngo kuko kubwira abantu ngo bakomere, ngo nuko wahuye n'ibintu bikubabaza ngo cyangwa bigukomeretsa. Ndavuga nti hoya, uretse ko muri iyi si umuntu ahura na byinshi, ariko icyo mbivugira nuko nzi ko ntago ari abantu benshi babwira abandi ngo nibakomere. Ku mihanda umuntu ari kubita hasi, umuntu akagongwa, abantu bakagenda birukanka bakajya kumureba ye, ariko se niba ni yo pole komera, ndagushyigikiye, akakubyutsa, akaguhaguruza. Ntago ari abantu benshi. Ni ikintu gikomeza umutima wanjye cyane, ni ikintu, ni umutima w'ubumana kubwira umuntu ngo komera, umutima w'ubumuntu kubwira umuntu ngo ndi kumwe nawe, ndagushyigikiye. Njyewe rero ni ikintu kimbamo ubuzima bwanjye bwose, numva gukomera bindutira ibindi byose. Turi abatsinzi ndetse no kurusha, niko tujya tuvuga. Nyuma rero ntiwaba umutsinzi rero utakomeye, niyo mpamvu. Nyuma uyu munsi ndagushimiye, nimba ari ubwa mbere ugeze aha, nguhaye ikaze kandi ndagukunda. Imana iguhe umugisha. Wabaye umwe muri twe, kora kuri subscribe, aho hasi hari ahantu handitse subscribe, uhita ukandaho rimwe, bakandaho rimwe gusa, ntago bajya kandi inshuro ya 2. hanyuma ubu wabaye umunyamuryango wacu. Ibindi ushobora gukora nuko wakandaho handitse share, ugasharinga iki kiganiro, cyangwa ugakandaho kuri ka like kagaragaza ko wabikunze. Ibindi byose ni comment, n'ibindi byose umuntu ashobora gukora. Urakoze. Ndashaka kuganira n'umuntu uwo ari we wese, ubu umugabo, ubu umugore, ubu umukobwa, ubu umuntu ukiri muto, nkubwira muri aya magambo ngo jya umenya gusaba. Jya umenya gusaba. Mfite inkuru, nkuzaniye inkuru ivuga gusaba. Abanyarwanda bajya babwira abantu ko gusaba atari byiza, kandi ko gusaba ntacyo bitwaye, ko gusaba inshuro zirenze imwe, gusaba babyita gusabiriza. Gusabiriza ntabwo ari byiza, ariko gusaba byo ni byiza, kuko nta muntu n'umwe uba muri ubu buzima udasaba. Njye ndasaba, nawe urasaba, cyangwa niba utarasaba hari ibyo wasabye ntumenye ko wabisabye. Ushobora gusaba umuntu amahoro, ushobora gusaba umuntu amafaranga, ushobora gusaba umuntu akazi, ushobora gusaba umuntu ineza, ni byinshi dusaba. Ubwo rero urumva ko nawe urimo mu basabye. Hari inkuru nshaka ko tuganira, ndabivuga mu buryo bw'inkuru, hanyuma urakuramo ibyawe. Hariho umudamu yari afite, yakuze ari umuntu wifata, witwararika, udashobora kujya mu bintu by'ingeso mbi. Nayivuze ngo umudamu, ariko reka mpere ko yari umukobwa. Mu bukobwa bwe, mu buto bwe, yari umuntu w'intangarugero. Arakura, abantu bakamubwira bati wowe rwose uri umumarayika. Akura yumva nyine nawe ari umuntu mu by'ukuri ugerageza by'umuntu, bya kimuntu.
aza gukura arakura agira imyaka za 20 agira za 30 atangira kwiheba, noneho atangira kuvuga ati se ubuzima bwanjye ko mbona bugenda nkura kandi ntabona umugabo, ntarashaka. Yari umukobwa, abakobwa kenshi iyo umuntu ageze mu myaka 30 bamwe batangira kwiheba. Hanyuma ajya inama n'umutima we, arasenga akajya abwira Imana, Mana niyo wampa umugabo basi tukabana umunsi umwe. Ubwo nivuze ngo ujye usaba neza kubera ukuntu yanganirije, cyangwa se iyo nkuru iganiriza umuntu ukuntu yasabaga. Ati Mana niyo wampa umugabo basi tukamarana iminsi mike, basi nanjye nkitwa umugore. Ngo abanyarwanda bajya bavuga ngo nyakagore ngo irutanya agakobwa, akajya bivuga ati Mana basi nkaba umugore byibura nkitwa umukobwa, nkitwa umugore sinitwa umukobwa, basi niyo tutatindana. Arasenga arakomeza akajya asenga amasengesho nkayo, yabona abantu akavuga ati jewe n'uwampa umunsi umwe ariko sinavuga ngo najya mu busambanyi. Hanyuma kubera iyo pressure guhora yumva nyine ahangayitse, aza guhura n'umugabo, barakundana, yumva umuntu umubwira ndagukunda, atanya kuyikurura cyane kuko iyo umuntu akwenda gukunda kandi iyo ndagukunda isanga umutima n'undi ukeneye gukundwa, ntago biguha umwanya wo gutekereza, noneho bituma mukunda cyane, amwimariramo akasa nk'uza wese. Noneho wa mugabo rero ku buzima bwe yasaga nkaho atari umuntu uje kumwubaka, ahubwo yamusenyeye umutima kuko bageze nta nubwo bakoze ubukwe, barishingiye. Avuga ko yari umunyamasengesho, n'ubuhamya. Avuga ko ari umuntu wakundaga gusenga, ahita acika mu gusenga, acika mu rusengero, acika muri korari, atandukana n'abantu bamwongereraga imbaraga. Ngende tujya tuvuga, atangira kubana n'abantu abonye bari bo bose. Umugabo rero barabana, bamaranye ngo amezi 3. Wa mugabo washika ubuzima bwe ibyo byose hari ibyo yarebaga ko abona ntabyo, arangije aramubwira ati nge ntago nabana n'umuntu utabyara, umuntu udatwita. Kwezi kwa mbere wewe uvuga ko ari isugi, ntago watwise. Kwezi kwa kabiri ntago watwise. Kwezi kwa gatatu n'utwise, nguhaye uko kwezi kwa gatatu ni gushira taratwitamo, nzahita ngutangiye nigendere yo gushaka ababyara. Umugore agira pressure, noneho akagirirwa mwinginga ndakwinyize reka tugumane. Umugabo aramusezerera amuga ati oya, ariko yari yaramuhaye amasezerano menshi ko rwose bazabana neza, ndagukunda, ndakwifuza mu buzima bwanjye, ntago nabaho ntagufite. Murabizi imitoma y'abantu bakundana. Ariko umugore yaje kuba desi, umugabo yaramutaye, asigara bari abantu bo mu buzima buciriritse, asigara no kwishyura inzu ari ikibazo kuko wenda bari bagiye mu nzu isa nk'iyisumbuyeho. Umugabo ashaka umugore nawe kubera pressure cyangwa se no kumva atizeye umutekano wo kubyara, ashaka umugore ufite abandi bana 3 b'abakobwa, ajya gushaka muri urwo rugo. Hanyuma umugore nawe yamwakiriye ashaka ko azabyara umuhungu, ntiyamubyara, ahita babyarana umukobwa. Ubwo buhamya mbukomeje, uwo mudamu twahuye cyangwa se iyo nkuru ivuga ko umudamu ubuhamya bwe buvuga ko yaje gusenga Imana, avuga ngo Mana ni navuze ko ntazasambana, none narasambanye, nicyo bivuze. Umugabo arantaye, atangiye kongera gusenga nabi nanone no gusabana. Baravuga ngo Mana ndakwinginze, kuri uwo mugabo twabanye akaba ari wambereye umugabo, ndakwinginze yarampemukiye kandi nge naramuhaye ubuzima bwanjye, byibura bwa rimwe azagaruke hano rimwe ahaciye. Kandi uwo mugabo yari yaragiye kundi mudamu, azahace byibura bwa rimwe, turyamane, antera inda, nzarera uwo mwana wenyine, byibura ndebe ko nanjye mbyara. Yongera gukora ikosa nk'irya mbere, nanone asaba nabi. Uzi icyakurikiye? Yaje ku umugabo nyine kwa kundi abantu babanyeho, akajya amwandikira akamubwira wazaje rimwe ukandaza nanjye n'ibiki byose. Umugabo akajya amwatereka reka nagize amahirwe nza kwibyarira umwana. Ubwo wari uva harashize igihe, umugore wa undi yagiye kubana nawe yarabyaye umwana amaze no gukura ariko w'umukobwa. Hanyuma uwo mugabo akajya avuga ngo ndumva ashaka kubyara umuhungu ko yagize Imana abyara umukobwa. Ati ariko umugore tubana ahora ncunga n'inzaza bashobora kuzambona. Hanyuma bikaba kandi abo bagore bajyaga bahura nanone bagakozanyaho.
byaje kurangira rero umugabo amubwira ati nta kibazo, umunsi umwe nzamubwira ko ngiye mu ntara nzaze nkurazi. Kubera umugore yahoraga asenga amasengesho asaba Imana ngo Mana byibura azaca hano bwa rimwe, nungirira neza antera inda. Yaje kuhaca barararana inshuro imwe, hanyuma aragenda wa mugore aza gusama, wa wundi yari yarataye nyine aza gusama inda. Ajya kwa muganga baramubwira ati warasamye uratwite. Umugore arishima cyane, aravuga ngo Mana ushimwe, nubwo ntabana n'uriya mugabo wanjye, ariko nubwo bamutwaye, ariko none atangiye gusenga, Mana ndakwinginze uzampa umwana w'umuhungu, uzampa umwana w'umuhungu. Hari ahabyaye umukobwa azamenye ko njyewe nduturiya, kuko njyewe nabyaye umuhungu. Imana iza kumwumvira, aza kubyara umuhungu. Nashatse kwita inkuru ariko ni inkuru nzi neza, yampaye ubuhamya. Yaje kubyara umuhungu avuka afite ikibazo gikomeye cy'urutirigongo. Umwana kwa kundi umwana avuka afite ingingo zimwe na zimwe zituzuye, we yavutse urutirigongo rwe dutuzuye, niko navuga, kuko wareberaga mu rutirigongo rwe ugahinguranya imbere. Hanyuma abaganga baramubwira bati umwana ntabwo avutse afite ubuzima bwiza bwatuma azakomeza kubaho, ntabwo azarenza ibyumweru 2, uyu mwana ntabwo azabaho. Umubyeyi akomeza kubwira Imana, Mana ndakwinginze, Mana ndakwinginze. Amazina yo yenda si ngombwa ko nanayavuga, kuko ntabwo ubuhamya yanyemereye ko nabutanga, ariko ntabwo ari byiza ko umuntu ajya kuvuga amazina y'umwana. Gusa urumva nawe umwana nk'uwo nguwo amazina umuntu amwita ni amazina nyine agaragaza ko yatsinze, umutsinzi nyine birumvikana. Nubwo bitagenze neza, umwana aza kubaho amara igihe. Nyuma umwana yaje kwitaba Imana. Nyuma gushyingurwa byari ikibazo, ise ntiyahagera. Ariko mu magambo nashaka kukubwira, uwo mubyeyi yo muganira, iyo atanga ubuhamya aravuga ngo ndicuza mu buzima bwanjye, ko iminsi yose y'ubuzima bwanjye jyewe ubwanjye ari jyewe wagiye wisabira ibintu bibi, kwitera icyizere, guta icyizere cy'ubuzima, kumva ko ntabwo ukwiye ibyiza, kumva ko hari ibintu byinshi mu buzima bwawe utakwiye. Abandi bakwiye ibyiza, abandi bakwiye abana bazima, abandi bakwiye abagabo bazima, abandi bakwiriye kubana n'abagabo iteka ryose, wowe ukwiriye kubana nayo iminsi mike. Ukumva ntabwo bifitiye icyo cyizere. Ariko nshuti yanjye, wenda kwinginze, nusaba ujye usaba nk'umuntu usaba binini, bigari, byagutse. Nawe ubwawe wumva ubwonko bwawe utageza, urenzeho, wongere urenzeho. Usaba nimba ari Imana usaba, yo yaguha n'ibirenze ibyo. Nimba ari n'umuntu usaba, nawe umusaba ibifatika. Wisaba isahani y'ibiryo byaterwa, ariko wisaba iby'ako kanya. Saba ibintu byakuvana hano uyu munsi binakugeze n'ejo hazaza, ubone umusingi. Nakubwiraga rero ngo ntugasabe nabi, kuko hari igihe wasaba nabi ugahabwa nabi, kandi usabye neza wasaba wahabwa neza. Ndagushishikariza kwicara mbere yuko uvuga, mbere yuko usohora ijambo, mbere yuko usohora isengesho, mbere yuko ufata imyanzuro, usenge uvuga ngo Mana ndagusaba ibifatika bizagira umumaro mu buzima bwawe. Sangiza inkuru abandi bantu uzi bajya biheba, bajya bitera icyizere, bajya bumva batafite amahitamo uretse kuba aravuga ngenzi yahura ngenza ngewe wama nkapfa wonge. Ibyo bintu ni bibi ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ufite uburenganzira bwo guhanura ubuzima bwawe, ukabubwira ko bufite ibyiringiro byo kubaho. Nkifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza, naho ubutaha. Ciao ciao, shalom, ndabakunda cyane.